sheri babana zabikatiza zimukabati bazibahaye nawe bahaye azira nazikuye kure naziguririye i Buganda bagiye kwiga maze kubahereza cyane ngo mbere kondi kure no mumotari yananiye bigenze guturuka kuwa kane do none kuwa kane imisi ndi yarishyura ikirimba bigenze utepe umubabariye wenda iminsi 2 mubabariye ku mafaranga umubabariye araguzanira n'iki Adamu basanga abantu barubatse sinzi kuntu eski wanyu ni gucyo bakureze none si baba bariraga umuntu ku mafaranga bo mafaranga garashaka ubuzima ugombye gufasha umukene n'umukize mu buzima ugombye gufasha utishoboye none ndo yishoboye nta byibura sare gukorera yishoboye none yamenye gukora atashoboye gute baramwigishije ari kugabya kayamara wenyine nta nubwo ari kuyajya ariko ndari gukora iki nta nubwo ari kuyajya ntabwo ko barasangira byibura yayabuze ni bari kuyaha ni umugabo wanjye sikubwira yamwe nuko utari kumbwira niba ari kuyaha ndangire ngo she muri kirimba iri kirimba imaze iminsi 4 retare yose bura mwizi iminsi kumbombya mwe siva we gutse urimo kumva bati kandi kumva ko umwana ari guhumeka ariko kaboro namaze kugera kure none se sire uretse uramuresike kuva mu busore bwawe ntabwo bakorera ngiye gukorera nakorera niyo ubona koreye n'umuntu mtu mmoja mmoja nani kamusaidia kukasi na mwisho siku mkoroga siku moja ariko weho umumotari wazanye nimba ariko cyangwa nakaboro nake n'icyo gituma sigaye muvugira cyane abivundi mu buzima habaho gufashanya nimba nawe warigoze gukorerana ukabuzi yuko kuntu bijya bijyana nari kumubabarira kare ira moto nimba ni kompe ndanabigurisha oya no yigurisha oya arambe mukiri imisi ne none se ibaze ku munsi gwa mbere hanze wa mbere urihaga $10 gwa kabiri $10 gwa gatatu $10 gwa $40 eske ku munsi turiraga ngahe umunsi turiraga ne wamubabarira none atinjije ubuzingo tuba turi gukora iki atinjije uziko turya tutari kwinjiza hari umunsi nazaza kwiretro akavuga ko mbirego muri la boss n'abariko aywa ngewe ndi kubona noneho bikomeye ngiye gushaka umukomisiyonere none eske nifite na nimero ngibyo umukomisiyonere nyigurisha ira darakazi tene igurisha ubundi soko ubundi ari kumwingira ko atari musaza wanjye ubundi nari no kuncishinda ndi washaka kugurishya n'ibyo wakiye iragiye si yanjye uko byakira nk'agashemizi ngakubiteho nje gushaka uwo mukomisiyonere ndebe mbaranyingiriza na kidogo nani ku mulango Abajoyi bimeze bite? Karibu muvandi. Unazute? Ni salama. Karibu. Mama Joy. Joy kabisa. Mama Joy ko yira akaje gutya umuntu arashamize je niko naona yeno mdangi. Ni sawa ariko? Ni sawa. Kubona yatunjagira n'umukati go. Karindwi. Zuba ryabo. Bimeze bite? Bana nikubita mu kano gashati. Ari umukomisiyoneri ngiye kureba umumotari wanjye yambe mukiye. Kongo iki yambe mukiye guturuka kwa kangandi yari yazana n'agakirimba irangiye ngiye kuyiteza ngiye gushaka umukomisiyoneri hari amusandre n'ino mu rubuye. Uko byabaye. Mama Joy bimeze bite? Ukuru kumereba tu. Irakaje uru rugo se ko ruri mu mwijima. None shaka migenzo Babaje cara ngohereza inkuru ijyanye nababimenye. Ariko ndikubona urangereza weho. Umva. Mva hari inkuru ugiye kuguhereza kandi inkuru y'umwimerere. Stress ufite zose zigiye guhita zirangira. Kubisaza. Ingope. Ate nicare neza ubu. Igeza niyo telefone. Okay. Hari inkuru nguzaniye rero. Abajoyi nje natangiye kurya ku mafaranga niko mfite stress za moto. Bana mfite stress suzi ko nkundaga amakuta sana. Vuga. Reka ngwareka ugiye kuvana amafaranga. Ugiye kuyaretera kuri banke. Reka ngakwereka se. Uragendaga na mu telefone. Ubukene ko bwarangiye. Ariko naburayiwa nasi turayareterisha. Abajoyi rero. Ukureba ino application. Ndayibona. Iyi application irukureba. Igiye gukemura ibibazo byo ufite.
aka application aka ufite telefone nini sumenye suzi iby'amarezo se subimenye abimenye kabisa ariko aka application wapi ndi kujya amafaranga ariko grand frère ndabyaze grand frère namumvishije iby'iyi application arabyanga ino application ni application yawe ino application opo urgushiramo amafaranga urgushiramo akaventi par jour sa kaventi urukumva mama Joy ino application ni application ya opo urugufata $20 zawe amara gufata $20 ukazikubita mu kano ka application mu phone par jour urukubona $5 kuri $20 40,000 iri kujajira byara 10,000 francs par jour none siniza umuhombye turuko yajya turukuretera ataka ngende gubazi no kope ndikumvira cyama ariko bino by'urukubwira byo mu telefone bya application wapi ngende uri kubyumva neza application basesekaga muno nango byabudugira ino application yafata ko mafaranga ngende ndayareti umva kundo bimeze rero baba Joy ino application navuga ko ari ngimana yatwoherereje kano ka application Juka afite inyungu nziza cyane uruko yaryo utarushe utane mbega wicaye hamwe ino application kundi wafata amafaranga n'uburyo wayashiramo n'uburyo wayavanamo n'ukuherera ino application zikunda bagutumiraga amafaranga kuri Orange Money nawe ugufata amafaranga ukayatumira mu ino application wamara kuyatumiramo ino application irimo ubucuruzi bwinshi harimo za kashine harimo ibyuma amatelefone noneho wowe uri gukora ubucuruzi mu ino application opo wamara gukora ubucuruzi ino application nimba uranguye ikintu cya $5 tuvuge wenda uguze nk'agatambara ka 5 cyangwa ka kashine ka $5 wowe ukakungukaho 0.5 suba wungutse sa amafaranga ni ukuvuga ngo nimba usizemo $100 ufite akaventi ka par jour $20 akaventi $100 zawe par jour ufite $20 ibyo bintu ngabitembeza ngewe nangwaze barabingurishiriza cyangwa wewe birimo ni guca mbega urugero no telefone iragurishaga ino birimo ndani suri kureba hano tuvuge ino ni kashine iyi kashine hano nukugura hano ni vente ndayibona suri kubibona hano ni vente ahagaha naho suri kureba hano par jour inyungu yawe ni iyi ngiyi uburinjiza kwara amafaranga nta mafaranga $100 ufite $20 par jour ngo ngwiki ni izina ry'Imana warusanze ndi gushaka kwambara ngi kuri mu komisiyoneri mama umva ikibazo mfite nje ndi kujya amafaranga nje na demari ndi kubona ko sa mwe mwaki ariko grand frère ndabye ari ku ndayabyumva we kandi mfite ikibazo cyane grand frère ndamukunda kuba ndi kurya kwaga amafaranga ndaga ari kurya ari kwigira umunyabwenge ngiye ubadanje kandi yanze kwinjira mu application kandi no application izina ry'Imana iri kurya amafaranga ngiye ku $1,000 umuntu arunguka $200 huko mama Joy nari kuziriza ubusa kaga bolo kaga piki kaga moto tagatejeje rero urangiye kuyashira kuri application comme ça ejo bundi urasanga kugenda muri Range Rover ubibona ute none sinugaburisha gahunda ndahomba kandi urugi $100 $1,000 ngal $200 ku munsi bwenge bwewe wenyine cyo kuzanugaza urukorera warira sikute urukwa kuntu gari kwinjira ate uno we anyeretse dore mu telefone bamaze gupanga nje kuretera nje dusubiraneyo uyu we gapanze dore yo gagaze nase urukureba basi bino nibyo kubesha waheko ganje sindi kubesha aga nangaje yo ni ibyanyu nta pingana bico yabigusoma binatari kubeba miziki gera n'ubwizi urugagara makuta uri aho ufite babajoyi wa ikintu ucura ko runyumvishirize na grand frère gano mafaranga yaje urabizi kuntu amafaranga yaje ngiye kuri grand frère wawe ndamwumvisha kandi nakaboro kanje hari nigenda nagatezerezije suzi ko akundaga amakope wakundaga ibintu bya TikTok nguko kaho gaboro kanje ko nange gushaka komisionnaire ngiye kumugeraho ngiye mubwira mbe makuta huko tubirangize komisa uzu aje avuze ngo yasese reka mbikukorere rero ngongorera ino application igendane uburyo kindahita ngashiramo ejo nango ejo bundi nanjye ngarabaye milliardaire ndi kugenda muri Range Rover gusa
nzagutera ibyondo ariko umva kundu rero guca singagutumiye hano singufunguriye komisiyo ndayifite kubera ngo ufunguriye. ufite komisiyo kuri wewe hejuru ko ngufunguriye nawe uzange buranga guca grafre ushobora kumwumvisha akaja mu ino kano ka application yamara kukajamo kandi grafre afite amafaranga bura grafre yagarafata nga 10,000 cyangwa igihumbi $1 akagikubitamo kira gihumbi $1 agisize mu ino application weho wamufunguriye uzi ngo ufite mangahe nangahe ufitemo amafaranga ufitemo inyungu turebe nimba asizemo igihumbi $1 weho wamufunguriye ufitemo inyungu ya 30 ya $30 ngiye kumura kwanza ngiye mfite rakire bagenzi banjye $30 ukaba ufitemo inyungu yawe komisiyo $30 ngiye mfite n'ababosi bagenzi banjye ngiye kubareba bose ni kubona ngiye nakize ubukene byarangiye by'abamotari uri gukora umuti ngiye kuja ndingiza nicari hano metre urakoze mani guhire wata ibyo mbabwira muje mugusangiza n'abandi naje urafasha abantu bo gushira hoda nanjye ndacakenyeye ngewe mvita abakire n'udukire ngiye kubashiraho amakuta n'inyabona nzagusengerera kumubara aragwa umugore ndi kumva morale yakase hari kubera abonye ngiye kugurisha akaboro ngiye kuyashira mu majoye uragwaye oya ntabwo ndwaye kutishimye ndigumye mu kuvuga ndikubona ibya hano ari byangereka nje mba niviriye turakoze abandi kano kazi ujura gasangiza n'abandi sawa ibintu ukazamumbeshe reka naru bonjour yino sawa kabisa urebye neza ndani ngiye gutangira kwinjiza asize agafunguye hano ni uzaza urukurira kuko ngewe yurye moto yawe ngiye kureba wa mugabo bandumyeho ngiye kuyiteza kandi nawe namwumvisha nzi ko agiraga amatwi manini ariko ngiye kugurisha moto ndayitejeje kuko n'utundi tuntu tundashiramo byose ngiye kugurisha kwinjira gusa kwa registre izina ryanjye de $3 zingi uri kureba ndakirana nashiramo ariko ukosha ya jina la Bwana libariki dole bare ukura ko byinji bari gurukishi bari kurara none wono iko sona gonja miombi reba niba gatinji Gena nagemera nari nayafatira madame rero ndo nasiga ndagusezeye ngiye kureba uno mugabo angurire kano gamoto sije sasa ewa mimi nilikuwa nimekuya ewa nabonye programme nziza yo bitaga Oppo harega bazindutseho warengeje no mwaka uzi kuzinduka nanjye ndo nari kubura kuzinduka man ariko maze ware kwanza ibintu makuru mu rugose mu rugo umudamu wawe ameze neza nta kibazo ndumbaza iby'abadamu baba bakomeye ubundi babyuka bakomeye ngiye ukubwira ibya Oppo buno ubundi imeze ni danje ngembuye n'umuntu man ukumva anyumvisha ko Oppo kanze ngo yerekesha kugira ndazakira nyine jumye njombaga mu Nyarugugu ngope nina shikule mipeke natangiana watu amenipatia program banaita Oppo Enjoy programme ya Oppo. Hii Oppo enregistrement tout simple. Hii kuni enregistrer tu basi ona $3 ishaingia. Hapa ni usiku wa pili. Ilikuwa jana. Ejo ni huyo hanya ajiregister. None dore imaze kuba $6. Nenje kukureba ngawe w'injuti yanjye twarakoranye mani turakora na business ndakundu ngewe nakira ngusige down kandi buri hano mu minsi iri imbere ngiye kuba milliardaire uracyari muri ka miliyoni buriya hano ukiza amakuta gawe hano nawe nguko nanjye nayasize ngiye kuyashiraho no twakira vuba Sikimana avuze ngo abantu bose ndo babakire abantu bose babakire ninde wazafasha undi umva sasa iyo no problem bicaga y'abantu bamaze gukira ni uza kiza abo bari hasi manza watumije no petit frère ava mu mashuri petit frère wawe ndabyate kumbya bya Oppo ndangije ibyumweru 3 abimbyiye kandi ababinganye n'u Rwanda none kuretira mu kutafanye yabanye kandi uko yarebaga ari munsi y'umuye yamaze gushiraho uzi ibya Oppo buno bimeze ute urampeta amaze kubindara amaze kubindara urampeta frère indara
njye nta makuta namuhaye yarabimbye n'amadamu ndanga none aga makuta bashyira muri opo zanyu kwanza yakubye ngo yashyiramo angahe iyo ni secret y'abantu baje bagira hari n'igihe yashizeho za miliyoni wese urabizi wenda yakurikiye n'isengeri yashiramo urabizi se umva rero grand frère jewe ibiro bya opo niwe mukore singo Petit frère ambye ngo ngiye ntabwo nize ngo ngende kubyara ngo ndamashuri mfite arega amashuri ganyu gana bakoroga kureba kwiga byinshi nabyo nta makosa aragiye muzasana aho ugenda ugihari vanga grand frère turi inshuti nke twaganye byinshi twarize muri babaje wasohoye ajambo de mai jambo ni sawa yego ni karibu pe so tereka hano umugabo wawe usakome misi yabaye kikombere twakoranaga business bigacamo ukanamuzane ka business gato yakasandro gutwinjiriza suzi ko abakire tujya twicaye ubundi ndabye gukora amavuta niko gaje gakora nimubwira dukoresha amavuta muri telefone akangaba uzirinda umugabo wanjye twari mubyeyi yarabyanze mbere kugeza na bwo yarabyanze Nagushize agati mugiye ngo pera byanze ariko ushaka wamufashiriza akabyemera pe bara abantu bari kurya namubwiye ndakurona bido nitutujyaje hona urabizi ngo bidi fana bagiye ego igemo jari niho wanaje kubimbwira zangira mwana burya amashuri go mumwigisha mukora wese dora makuta amaze kwinjiza za miliyoni kwandi ku page niwe wanyingije burangiye maze kwinjiza dukeya ngiye kongera hagandi nanjye musatire ariko kubera ngiye uzi ko ndi miliyonere kumurusha ndashiramo menje ariko nandi kumwinjiriza ariko nanjye ndebe nimbana ndaprofite ejo bundi kwanje akagura nanjye rova indege nzandagiye ejo umuntu aprofitaga nawe yushizemo umuntu sazi nanjye mba ndi kwinjiza burya ni mutabizi bura nujamo ndinjiza nawe ushiramo umudamu nawe urinjiza ariko sheri nawe ushaka wagurisha pe tukigira muri bana kujya mu kinyangara nawe urabona kugira byuka kare ni ibibazo ushaka washiramo mu mafaranga ukajya urica nabyenye bw'abadamu kosha abantu gusa mbega babaje kuvugisha ukuri pe ndi kukubwira niyo ino umukadoma Eric umva ujya nawe igitiritiri buriya pe umbabaye kubwira gutyo nawe uri igitiritiri mbaye igitiritiri ku makuta je ni washaka nyikanyita ivunja akanyita uruhoko ushaka wagurisha umva sinarabyiye ngo kumva ora petit frère narabyiye ngo nawe kubyumva ariko umuntu zakemera kujya muri op kumva nawe mwumvishije ngeje utiyanye nzamfashe kindu kimwe ibintu byagiye ugurisha azabinzanira niba ari inzu uzambwire niba ari imoto uzambwire niba ari imodoka uzambwire n'amashimu n'amayaga ariko se urashira uko natukujya mu kinyangara uzabishobora kugira ura mu kinyangara abandi bagabo bari kwirira amafaranga gusa werekana n'ibyo ngibyo kandi bishobora washora amafaranga tukajya twicari kandi bishobora oya peshere bireki papa mura donc yawo por kumva wapi byawo po byanze kukwinjira okay ndikumva ho programme yo kugura ibintu okay ngiye naje bizanye mani ndikumva utakufata umaskini bicho byawe gusoma kandi mizigo nawe umeze nk'umugore wanjye huko ibintu bimeze uca singo bitaka boro na siya moto yanjye yari mu barabara ndabije bitatu ewa ni ngubita kashe je nigende ndagwanga era suizi $1000 urajya sisi sana urgence iya nugaraga urgence nginjaga kwinjira ariko ngoya prenche tadagwa setisa niwanga ubyore setisa gandebe setisa mu byumweru bibiri akaga mutarekanyingirizaga sebutanti minyire ku cyumweru ino setisa ugiye kumva ino setisa izaziringiza $50 ku munsi ewa imbio cash wowe gazanigira vuba mukufe maskini nyepe jewe ngiye kuyashiramo ndikubona kuri kumva nagenda mu amafaranga cyane umugabo wawe ni sinzi utekicyaye nazira teke mushitishana sera uyu wo muri opo ya mujyayi wanje yego ko ya pereza uzana umurongo uretse kwanza ariko kiri ngiye kubyira niki n'amadokimanda agafite ushaganya guwe kwanza wenda yafata na bito ko turangije ariko ikintu byari ngikiga frere iriya tukiri ndanaza no mu rubangirira mu cyaro ingungu ngungu ntabwo mudire twabanaga
duhiragamye nyine mu birayi tungaho mu cyaro ataramungu umusantara ngaho ruguru to hamwe n'iradiyo. Uwo mutipe yarazaga akagera afata akaza yabona mwe nta birayi birimo akaza kambya ngo muraba mbere zibasige ibirayi kamwe zibasige ibirayi nuza kasita ndakwishura ngabimuwa wala kumwishuza akaza gufata ubu ngo mbere zibirayi kwanza ibasige ibirayi ndabigwandiza wite akamanza yakwishura kumva kamara kwishura rero akarindira ngejo imizi zigakomeza abazigira yaruga na muntu yariye yagiraga gucuruga bahereza mwese ubuzima bwiyongera rukomeza rero yamara kubishura mwese akaba taragize inzara akajya gufata ubundi tena kamusaba sibirayi arakomeza ko bagendamo mukamenyera mugasanga umuntu wishuraga burya ndaca kuraga ariraga mwabari atinyine bari kumuhereza ubwo numugani ngo yereje ahubwo abatuganira tu mwe mukomeze muri opo nuzabona basi imanza izaba yarabikora nta kibazo ibyo ni ibyani bya kera buno turi mu bintu bishobora nikorere abakire batubwiye kuvana mbere ke amavuta nibwo bazakora ndaho umuntu azongera gukora ngiye akamoto nari mbitewe n'umumotari uri kunshaka ngo muhereze akamoto iyo moto kuvanya twose mwene biracamo uwo mumotari abonye akazi kandi rwo gare ni